uzi ko nsigaye ntawe ubukwe nkumva sinishimye cyane. Ibyo ni ibikomere pastor. Reka mbanze nisobanure. Abantu baduteranye turi abantu 800 tubiriwe inyuma kuva saa 3 basa kugeza saa 4 nijoro batwikurura. Bagiye gutandukana babyutse babitekereje bararusenya baduhamagaye turi 800 kwa kundi tujye muri iyo nteko byibuze tubumva kuki badukinisha. Ubaze mu gaciro k'amafaranga abantu 800 amafaranga bari kwinjiza buriya hahomba amafaranga ngahe mu bukwe menshi kubera ko abo bantu batabiha agaciro. Impamvu nari mvuze nyo ari gutaha ubukwe uwo munsi ukahava ushobora kudefinisa ko rutazabaho. Abantu batangiye kubwirana nabi mu gisharagati, umuntu atangiye kuririra mu ikanzu y'umweru bitaramarira y'ibyishimo yuko ibintu byagenze neza, ari uko mugenzi wa mubwiye ijambo rimubabaza. Utekereza ko ubwo rugo uwo muntu ukubwira gutyo urukundo bikiri 100%, umunsi byabaye 40. Uyu muntu utangiye kwirarira akatubwira ko mu rugo afite ibintu byose, mu rugo nta materi hari, nta ntebe, pare na marene, akaba aribo bakora inama aho ngaho mu gihe pastor ari gusezeranya kugira ngo baterateranye nibaza ntibasebe. Ibintu byabaye inshuro zirenze imwe ibyo uri kumenyera aho ngaho. Yego yakubwiye ko ibintu byose bihari. Uyu muntu utangiye kwirarira gutya